Amagambo nateguye basomeye ijambo riboneka mu gitabo cyo Guteka kwa kabiri, aho basomye ngo Uwiteka Imana yacu yatubwiriye i Horebu iti igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Iri ni ryo jambo tuza kwibandaho, ariko mbere yuko mbyinjiramo nshaka kugira ngo mvuge ku kintu kiri kugendagenda ku isi muri aka kanya, kugira ngo gise nk'ikitwinjiza mu kigwa cyangwa mu kibwirizwa ngiye kubwiriza uyu munsi. Ni ijambo abakurikira amakuru bazi yuko mu gace ko muri Amerika hariho ikibazo cy'umuriro, agace kitwa Los Angeles, hamwe hari icyicaro cya Hollywood, aho bakora production ya filime. Ni icyicaro gikomeye, navuga ngo ni nk'umusozi ukomeye muri iyi si, ni umujyi ukomeye muri iyi si, hamaze iminsi hashya. Hari benshi bavuze ibintu bitandukanye, abareba ku ma YouTube barabivuze, abareba ku makuru barabivuze, yewe no ku ma WhatsApp bagiye batanga ama message menshi atandukanye avuga kuri ibi bintu, ariko ikigaragara ni uko biteye ubwoba. Bivuga ni uko ngo abantu 27 bapfuye, abandi benshi ngo baburiwe irengero. Kuva ko biteye ubwoba. Abantu benshi ku isi b'abakristo bavuze bati bashinyagura bavuga ngo awareka hashe n'ubundi ni icyicaro cya Satani. Abandi benshi bahagiriye impuhwe baravuga ngo abantu bapfuye, reka nk'itorero ryacu ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi, umuyobozi wacu cyangwa umuyobozi waryo ari we wacu n'ubundi, yandika avuga ngo departement ifasha abantu ariyo bita Adam mu Badiventisti b'umunsi wa karindwi, ngo yagiye ifasha bariya abantu kugira ngo umuriro cyangwa n'ibindi bikorwa nyine ibibazo byo bagiye bagira hariya hantu kugira ngo bikemuke. Hari abantu amazu yabo yahiye, hari abantu babuze umutungo bari bafite wose, hari abantu bapfuye nk'uko nari maze kubivuga. Kumva ko n'ibintu bikomeye iyi si iri kunyuramo muri iki gihe. Benshi kuri social media zitandukanye bishimiye uwo muriro, abandi bawukoresheje nk'ikintu cyo gutera abantu ubwoba. Usomye amakuru ukareba amavideo z'ibintu byabereye hariya n'ibiri kuba, usanga ko biteye ubwoba. Abandi bavuze ngo ni ugusohora kw'ibyahanuwe, bakavuga ngo iyi si igiye kurangira, Babuloni iraguye, bakavuga n'ibindi bimeze nk'utyo kugira ngo bagaragaze igihe turimo. Bavandimwe, uyu munsi kugira ngo tuganire kuri aya magambo avuga kuri iriya jambo badusomeye riri mu Guteka kwa kabiri igice cya 6. Urumva ko bavandimwe, buri muntu wese hari icyo ari kuvuga kuri uyu muriro wabaye muri Los Angeles. Ibi si byo ndaza kuvugaho, ariko nshaka kugira ngo tubikoreshe kugira ngo twinjire mu kigwa cy'uyu munsi. Isi ubwayo yugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Tariki 24 z'ukwezi gutaha, imyaka izaba ibaye 3 ubwo intambara iri kubera mu Burusiya, ikubera hagati y'Uburusiya na NATO na Ukraine. Iyo ntambara yatangiye, ababizi bazi inkuru kundusha, bazi biri kubera hariya hantu. Abantu ibihumbi byinshi barapfuye. Ibiri kubera muri Israel, muri Palestina byose murabizi. Ibiri kubera muri Congo murabizi kundusha. Ukubona yuko isi iri mu kibazo gikomeye. Hari muri mwebwe abantu bakuze hari bavuga ngo niko byahoze n'ubundi habayeho ibibazo byahozeho. Amagambo Yesu yavuze muri Matayo 24 agenda yisubiramo buri gihe, aho imitingito, intambara, impuhwe z'intambara bigenda bigaragara ku isi. Urumva ko isi yacu iri ahantu hateye ubwoba. Wakwibaza ibyo byose mbivugiye iki? Muvandimwe, simbivuze kugira ngo nguhereze amakuru, kuko amakuru urayandusha, ariko ni ukugira ngo tuganire ku gihe turimo muri uyu mwanya, no kugira ngo nkwibutse igihe turimo. Sinaje kubatera ubwoba, ahubwo naje kubabwira ukuri, kuko Yesu yaravuze ngo muzamenya ukuri ko kuzagira ute, kuzaba batura.
kubera ibyishimo cyangwa umubabaro, mumbabariye akanya gatoya. Kubera ibyishimo cyangwa umubabaro w'iyi si, umubabaro tunyuramo cyangwa ibyishimo by'iyi si, dukunda kwibagirwa ibihe turimo. Nibyo bavandimwe, turi mu bihe by'imperuka. Iyi si yugarijwe n'ibibazo bitandukanye, kandi isi ubwayo, abasoma bya siyansi n'ibindi bitandukanye, isi ubwayo nayo igaragaza yuko irambiwe cyangwa ishaje. Irashaje, biri kugaragara ku isi, bigaragaza ko isi ishaje. Turi mu gihe cy'imperuka y'ibihe, ubwo urubanza rugiye gucibwa cyangwa ruri gucibwa, nk'uko byanditswe muri Yohana 12:31, aho Yesu yavuze ngo ubu urubanza rw'ab'isi rurasohoye, ubu umutware w'ab'isi abaye igicibwa. Iryo jambo Yesu yavuze, mu Cyongereza bakoresheje ijambo ryiza nshaka kugira ngo mbabwire, rivuga ngo now is the judgment of this world. Mu Cyongereza bakoresheje ijambo isi, ntibakoresheje ab'isi. Bavuze ngo isi igiye gucibwaho urubanza, ntibavuze ngo ab'isi agiye gucibwaho urubanza. Nubwo iyo umuntu abivuze isi akavuga n'ab'isi, isi igizwe n'ab'isi, bisobanuye ko n'ubundi ubifatanyije ni kimwe. Ariko mu Cyongereza bakoresheje ijambo bavuga ngo iyi si igiye gucibwaho urubanza. Ibyabereye hariya hantu bavandimwe, bigaragaza yuko Imana, mbabarire, iyi si na sisiteme yayo yo gucibwaho urubanza, iyi si na sisiteme yayo yashyizwe ku munzani. Iyi si na sisiteme yayo n'ubwami bwayo bwashyizwe ku munzani, bugasangwa yuko budashyitse, nk'uko byanditswe mu gitabo cya Daniyeli, aho bavuze ya magambo akomeye ngo mene tekel ufarisi, bisobanuye ngo washyizwe ku munzani usanga udashyitse. Muri aya magambo, nk'uko nari mbivuze, bakoresha ijambo isi mu cyimbo cy'ab'isi. Muvandimwe, abakurikirana amateka y'isi cyangwa abakurikirana ibihe turimo, bazi yuko iyi si na sisiteme yayo bigeze kuri crossroad. Kuri crossroad ubwo ni ahantu umuntu agera, abatwara imodoka, ni igihe ugera ahantu amayira ahura cyangwa imihanda ihura. Ni hahandi imihanda imeze gutya, uturutse iriya, uturutse n'iriya, uvuga ngo naho imihanda ihurira, ugomba gukomeza cyangwa ugomba kugira ute, ugomba gukata iburyo cyangwa ugakata ibumoso. Ufite choix yo gusubira inyuma ugakomeza, cyangwa ukata iburyo cyangwa ugakata ibumoso. Iyi si yacu, abareba ibihe turimo, bigaragara yuko isi yacu igeze mu mayira abiri. Uretse mu bijyanye na sekirite, kuko twavuze ku ntambara ziri kubera ku isi n'ahantu hose hatandukanye, uretse ibijyanye na sekirite, umutekano, uretse ibijyanye n'ubukungu, aribyo bya ekonomi, uretse ibijyanye na politike n'ibindi bitandukanye, ahubwo usanga no mu bijyanye n'iby'umwuka isi igeze ahantu hari amayira abiri. Sisiteme y'isi yashyizwe ku munzani, iyi si na sisiteme yayo bigeze ahantu abantu bagomba guhitamo. Tugeze aho iyi si igiye guhitamo ejo hazaza hayo. Tugeze ahantu iyi si igiye guhitamo ejo hazaza hayo. Kandi muvandimwe, nkubwije ukuri, urebye biri kuba, amahitamo iyi si igiye gufata muri iki gihe azasobanura aho iyi si igiye kugana imyaka myinshi igiye kuza. Ibyo nabivuga na confidence, nabivuga mbihagazeho, kuko utarebye n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryo tugenderaho, urebye iyi si n'ibiri kuba, bigaragara yuko iyi si yaguye mu kantu. Ni hahandi ugwa mu kibazo, ugomba gufata umwanzuro, kandi uwo mwanzuro ugomba gufata ugomba kuvana aho hantu uri, kuko aho hantu uri ntabwo ari heza. Ugomba gufata umwanzuro ugenda imbere, ufata umwanzuro kujyana iburyo cyangwa ujyana ibumoso cyangwa ujyana imbere. Iyi si nayo rero igeze aho hantu, aho igiye gufata umwanzuro, kandi umwanzuro ugiye gufata uzagaragaza
aho isi igiye kugana mu myaka iri imbere, imyaka myinshi cyane. Imigani 29 umurongo wa 2 haravuga ngo iyo abakiranutsi bagwiriye abantu barishima. Nanone hano bakoresha ijambo nshaka kugira ngo ndisobanure mu cyongereza, ko mu cyongereza bakoresha ijambo ryiza bavuga ngo iyo abayobozi beza bayoboye cyangwa iyo mu buyobozi hari abantu beza ngo abantu barishima. Ku Kinyarwanda bakoresha ijambo bavuga ngo iyo abakiranutsi bagwiriye. Ako mu cyongereza baravuga ngo when righteous people are in power. When righteous people are in power. Bivuga ngo ni abantu b'abakiranutsi iyo bari mu buyobozi ngo abantu barishima. Ngo ariko iyo hategeka umunyabyaha abantu bacura imiborogo. Kansubiremo, iyo abakiranutsi bagwiriye cyangwa iyo mu buyobozi harimo abantu bakiranutse cyangwa abakiranutsi bari mu buyobozi abantu barishima. Ngo ariko iyo hategeka umunyabyaha ngo abantu bacura imiborogo. Systeme y'isi yashyizwe mu kumunzani isangwa idashitse, hagomba kubaho impinduka. Kandi iyo mpinduka ngo narimvuze izasobanura aho tugiye kugana mu myaka iri imbere. No mu itorero nuko ntitwasengeraga kuri Zoom, twarahuraga imbona nkubone, ariko byarahindutse. Bizava no kuri Zoom bigenda ahandi, aho umuntu azaba akeneye tutaza kubiganiraho neza birambuye n'icyo ijambo ry'Imana ritubwira tugomba gukora. Njyewe ubwanjye nkunda gukurikira amateka no kuyasoma, nkunda gukurikira bya politike, sibyo nshaka kugira ngo tuganireho uyu munsi. Nkunda gusoma iby'ubukungu, nibyo niga n'ibindi. Ni ukuri bavandimwe, urebye ibyo Bibiliya ivuga naho tugeze muri ibi bihe biratangaje. Imihindukirire mu buyobozi, imihindukirire mu cyerekezo cy'isi, imihindukirire mu mubiri wa Kristo aribwo itorero ryacu cyangwa itorero muri rusange. Iyo birebye byose ukareba na Bibiliya ikivuga, ubu usanga biratangaje cyane. Systeme y'isi irimo iragwa. Abana b'Imana tugomba kuba twiteguye kugira ngo twereke abantu Yesu mu gihe tugifite umwanya muto. Mbahaye urugero rutoya kugira ngo mbereke aho isi igiye kugana. Abazi nayifite ifoto hano ariko ntabwo nayibereka. Hari abapasiteri bagiye ahantu, cyangwa mwumve ikintu ndi kuvuga. Hari abapasiteri bagiye ahantu, bagiye mu mahugurwa y'abapasiteri, bahageze baricara. Umuntu wari uyoboye iyo conference cyangwa uwo muhuro bari bafite abereka video. Hari umukobwa mwiza ari kwigisha ijambo ry'Imana, ari kuvuga Yesu. Barangije baramubona, umukobwa yari umwarabu kuri iyo video, avuga Yesu neza kandi amuvuga mu Cyarabu. Baramubaza se uyu mukobwa ninde ko avuze Yesu neza? Arababwira ngo uyu mukobwa muri kubona hano ntabwo abaho. Ko muri kubona hano ni computer yamukoze. Ni computer yamukoze kugira ngo avuge Yesu. Ni igishushanyo cyavuye muri computer, arabizi kundusha muri mwebwe, ariko niho isi kugana. Ngo ubuyobozi bw'ibihugu bagiye boherezamo ama video, ngo bagiye bashakisha umukobwa baramubura. Ngo bakamushakisha mu mazu bakamubura. Bakavuga se uyu mukobwa uvuga Yesu bitemerewe kumuvuga mu bihugu by'Abisilamu n'ibindi, uyu mukobwa ninde? Baramushaka baramubura. Abo pasiteri ngo bari muri iyo conference, ngo babajije avuga ngo uyu mukobwa muri kubona kuri iyi video ngo ntawubaho. Ni computer yamukoze kugira ngo avuge Yesu. Bavandimwe, murumva yuko igihe turi kuganamo, igihe turimo buno, nk'abadivansi b'umunsi wa karindwi, nk'abizera, twawubyaza umusaruro kugira ngo tuvuge Yesu, cyangwa twawukoresha mu buryo bubi nk'uko biri gukoreshwa muri iki gihe kandi bizakoreshwa mu gihe kizaza. Ikindi abazi ibihe tugiye kwinjiramo nuko ukuntu uri kubigisha buno ntabwo bizaba bikiriho abantu umuntu yakwambara akantu hano mu mutwe baba bakagushizemo ukamenya ibintu byinshi. Si ngombwa ngo usome igitabo, si ngombwa ngo usome Bibiliya, kakandi bagushize mu mutwe gusa, byose ubita ubimenya automatique.
information yose ukeneye uba ufite nka computer mu mutwe wawe, ntabwo uba ukeneye gusoma, ntabwo uba ukeneye kwihugura, ahubwo ubumenyi ushaka bwose wabaza iyo computer mu mutwe wawe. Ibyo byose ni isi tugiye kwinjiramo muri iki gihe kigiye kuza. Bavandimwe, iri jambo ndi kurisoma cyangwa ndi kwandika iki kibwirizwa, nibutse ijambo ryahanuwe rivuga kuri cya gishushanyo ngo ibirenge byacyo ngo byari ibumba n'icyuma. Bavandimwe, igihe tugiye kwinjiramo naho ibumba ari wo muntu, ibumba ni umuntu uko Imana yaturemye mu gitaka, agiye kwihuza n'icyuma, aho umuntu atazaba ari umuntu 100%, ahubwo azaba agizwe n'ibindi bintu bikozwe mu cyuma. Mbahaye n'urugero rworoshye muri iki gihe murimo, murabizi umuntu ntakigizwe n'abavandimwe, ntakigizwe na famiye, ntakigizwe n'inshuti zimukikije, ahubwo telefone ubwayo irahagije. Kumva ko umuntu yabaye dependent, yabaye igikoresho cya telefone bigeze ku rugero ubuhanuzi bwavuzwe na Daniel busohora, aho umuntu hari ibumba hari n'icyuma. Umuntu abisobanura mu buryo butandukanye, ndabizi ni urugero nabibahaye, ariko niko biri. Ibyo si ibyo nari ngamije ko tuganiraho, ni ukugira ngo mbereke igihe turimo. Bavandimwe, iyi si nk'uko nari mvuze ni sisiteme yayo iri gushyirwa ku munzani, tugiye natwe kugaragaza, munyihanganire ndwaye ibicurane, niyo mpamvu nkuraho kamera, no kunyihanganira. Ariko nk'uko nari mvuze, sisiteme y'isi irimo iragwa. Abana b'Imana tugomba kugaragaza Yesu muri iki gihe gitoya tugifite cyangwa dufite. Kandi bavandimwe, nk'uko nari mvuze, iyi si yashyizwe ku munzani. Natwe rero uyu munsi tugiye gushyirwa ku munzani, njyewe nawe tugiye gushyirwa ku munzani w'ijambo ry'Imana. Tugiye kureba, ese wowe uhagaze ute? Ese wowe ugeze ku ruhe rugero muri Kristo? Abazi kera abana hari akantu babambikaga kera abana batoya bakabamanika ku munzani, nabibonaga mu nkambi yacu. Abana, uyu mwana rero uruhinja akantu bamwambikaga bakamushyira ku munzani wa kera kugira ngo barebe igipimo afite cyangwa ibiro bye. Uyu munsi natwe tugiye gushyirwa ku munzani turebe ese turashitse ku bijyanye n'iby'Imana. Ikibwirizwa umutwe nagihaye uravuga ngo ni ukuri birahagije. Ikibwirizwa umutwe nagihaye kiravuga ngo ni ukuri birahagije. Imana ubwo yaganiraga na Aburahamu mu isezerano rya kera, yavuze ko izamuha urubyaro rungana n'inyenyeri zo mu ijuru. Imana imusezeranya ko urubyaro rwe ruzaba uruhiriwe, uzaba urubyaro rukomeye rutandukanye n'abandi bantu, kandi yuko isi izabonera umugisha, mu rubyaro rwe. Binyuze mu rubyaro rwe isi izabona umugisha. Imana yongera iravuga ngo yuko urubyaro rwe iruhaye igihugu cy'i Kanani. Imana iravuga yuko ibahaye umugisha, ibahaye igihugu cy'amata n'ubuki. Ariko nk'uko tubizi, Aburahamu yapfuye abana be batari bagera kuri icyo kintu. Imana yahaye isezerano Aburahamu, agendana n'Imana, Aburahamu arasinzira. Imana ikomezanya na Isaka umuhungu we, nawe igihe kigeze arasinzira. Imana yongera ibana n'umwuzukuru we ari we Isirayeli, igihe kigeze nawe arasinzira. Rwa rubyaro rw'isezerano, ba bantu Imana yavuzeho ibintu bitangaje, ba bantu batangaje, abo Imana yavuzeho ibintu bikomeye, ba bantu Imana yavuze yuko ngo mu isi yose arimo izabonera umugisha, baragiye bahinduka ubusa. Baragiye bahinduka
baragiye bahinduka ubusa, bahinduka abacakara mu gihugu cy'abandi. Byageze n'aho bahinduka abacakara imyaka 330, 430 mubabarire. Muvandimwe nawe wahawe amasezerano menshi y'Imana. Imana yarakubwiye ngo genda ndi kumwe nawe. Imana yarakubwiye ngo ntuzapfa ahubwo uzarama. Imana yarakubwiye ngo uzaba umutwe ntuzaba umurizo. Imana yakuvanye ahantu hakomeye. Imana yakuvanye mu buzima bwari butakoroheye muri Afurika, mu makambi atandukanye. Imana yaravuze ngo ninjye uguhaye imbaraga, ninjye ugusubizamo imbaraga. Imana yarakubwiye ngo saba uzahabwa, komanga uzakingurirwa. Dufite amasezerano menshi binyuze muri Yesu Kristo. Ariko nk'Abisirayeli turi mu buretwa bukomeye. Uburetwa ntibuvanaho yuko uri umunyamugisha, ntibuvanaho yuko uri umunyamasezerano. Abisirayeli bakomeje kwitwa Abisirayeli nubwo bari hehe mu buretwa. Nawe uzakomeza witwa umudivantiste w'umunsi wa karindwi, uzakomeza witwa umukristo, ariko uri mu buretwa. Uyu munsi Imana iravuga ngo ni ukuri birahagije. Wowe umwana w'Imana isumba byose, wabaye mu buretwa butandukanye. Wowe mwana w'Imana isumba byose, wabaye uburetwa w'inzoga, wabaye addicted ku by'inzoga. Wowe mutambyi w'umwami, wowe mutambyi mu bwami bw'Imana, wabaye imbata y'ibintu bitandukanye, urukozasoni n'ibindi. Wowe umwana w'ubwami w'isi, wivuruguta mu byondo by'ibyaha. Uri mu rusengero ariko urusengero ntabwo rukurimo. Uri umudivantiste w'umunsi wa karindwi ku izina, ariko Yesu ntawe ufite muri wowe. Wafashe imico yo muri Egiputa, wafashe ururimi rwo muri Egiputa, usigaye uvuga nkabo, usigaye ugenda nkabo. Ufite pasiporo yo muri Egiputa, winjira uko wishakiye muri Egiputa, ukavamo igihe wishakiye. Ntabwo uri umwana w'Imana ku buryo Yesu wagize muri wowe ngo ahindure ubuzima bwawe. Kuko narimvuze, uri muri w'umunsi wa karindwi ku izina, ariko Yesu ntawe ufite muri wowe. Nk'uko abegeye Egiputa basengaga izuba, bagasenga inyenyeri, bagasenga amazi, bagasenga umuyaga, nawe usigaye warabakurikije. Usigaye usenga izuba, usigaye usenga inyenyeri, usigaye usenga amazi, usigaye usenga umuyaga. Muvandimwe, birababaje. Wowe wigishaga abantu bagasubizwamo imbaraga, wowe wigishaga ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, wowe Bibiliya wigishaga abantu bakumva baranyuzwe, uyu munsi ujya ku rusengero rimwe na rimwe, kandi ujyayo iyo bije muri wowe. Iyo bitakurimo uravuga ngo reka twiryame, tuzagendayo ikindi gihe. Uyu munsi ujya ku rusengero rimwe na rimwe, uyu munsi ukoresha ijambo ry'Imana nk'urwitwazo. Zoom wayihinduye ikintu ukoresha kugira ngo uvuge ngo wasenze, ariko mu by'ukuri uri mu bindi bintu. Na n'ubu nubwo ndi kuvuga nkavuga ijambo ry'Imana, wibereye mu bindi. Wibereye kuri WhatsApp, wibereye kuri televiziyo, uri guteka, uri mu bindi bitandukanye, ariko ijambo ry'Imana riri kuvugwa, ariko ntabwo rihaye agaciro. Muvandimwe, birababaje kuba wowe wigishaga abantu bagakizwa, kuba wowe wigishaga abantu bagasubizamo imbaraga, kuba warageze ku rugero aho iby'Imana wabiteye umugongo, ukabifata nk'aho bidafite agaciro. None ko ibihe bigiye guhinduka, nk'uko twari tubivuze, ibihe ko bigiye guhinduka, uzabihungira he? Ibihe ko bigiye guhinduka, tukaba tugiye kwinjira mu gihe gikomeye, aho Imana kuyivuga bitazaba bikemera nk'uko turi kubikora muri iki gihe. Zoom yakozwe n'umuntu. Zoom ntiyakozwe natwe, ntabwo ari impuhwe abantu batugiriye. Yakozwe n'umuntu. Bashaka kudufungira babikora. Reka muvandimwe nkubwire ngo ese ko ibihe bigiye guhinduka, uzabihungira he?
iby'Imana twabigize nk'ibya burebure, nta gaciro tukibiha. Umugoroba uragera aho ugira ngo usenge wiyegereze Imana, ukavuga ngo turarushe mureke tuzasenga ejo. Ejo hahindutse ejo, watangiye muri 23, 24 uvuga ngo nzasenga, nzabikora, none dore tugeze muri 2025. Na n'ubu uravuga ngo ese uyu mwana ibyo ari kuvuga ni ibiki, yabikubivugira iki? Muvandimwe, niba ari wowe uri kubivuga utyo, ni wowe ndi kubwira. Imana ntabwo tuyiha agaciro nk'uko twayihaga kera. YouTube twayihinduye Bibiliya, gusoma ijambo ry'Imana ntitukibikora, dusigaye twarabihaye abandi bantu. Ukavuga ngo tuzabyumva kuri YouTube, tuzabyumva kuri Zoom, reka bazatwigishe. Aho kugira ngo ufate umwanya ijambo ry'Imana urifungure urisome ubwawe, usenge ubwawe, ufate umwanya wo gusenga ubwawe, ntabwo ukibikora. Zoom nayo hari igihe uyikoresha mu buryo kugira ngo ugaragaze ko usenga. Hari n'igihe Zoom uyisinziriraho, hari n'igihe Bibiliya utayisoma, Bibiliya uheruka kuyisoma kera, haciye imyaka nk'ingahe ishize. Ijambo ry'Imana nka babandi bavuga ngo muzadusengere, dukeneye amasengesho yanyu, muzadusengere. Ariko uyu munsi Imana iravuga ngo birahagije. Ijambo badusomeye hariya hantu mu Guteka kwa 2 igice cya 6, ngo Imana yatubwiriye ku musozi w'i Horebu ngo iti, ngo umwanya mumaze kuri uyu musozi urahagije. Imana ishaka kuvana muri ubwo buzima urimo, Yesu ashaka kuvana muri ubwo bubata urimo umuvandimwe, ubwo bubata bubi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umwanya umaze kuri uwo musozi urahagije. Imana ishaka kuvana muri ubwo buzima kuko narimvuze, Yesu ashaka kubatura muri ubwo buzima. Ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cyo Kuva igice cya 3 umurongo wa 9, nabonye gutaka kw'Abisirayeli, nabonye gutaka, mbabarire reka nshake hano, computer byanditse nabi, ijambo nanabyanditse muri note zanjye ariko ndakubona bitari, sinzi niba ari kuba byanditse ko amagambo barayahinduye. Kuva 3 umurongo wa 9, 3 umurongo wa 9. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Kansubiremo, nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Muvandimwe, Abisirayeli mu bubata bari barimo, ngo bahindukiye Uwiteka, batakira ubuzima bwabo, borogera ububata bari barimo n'agahato Abanyegiputa babahataga. Muvandimwe, ndakubwira ngo uyu munsi nawe borogera ubuzima bwawe, takambira ubuzima bwawe, kuko muvandimwe uri mu kaga gakomeye. Twaganira hari ijambo umuvandimwe wacu Sadiki yigishije, niyo mpamvu aya magambo ndi kugarukaho buri gihe. Umwaka ushize mu kwezi kwa 12 hari ijambo Sadiki yigishije, amaze kuryigisha mvuye Kovora ngarutse hano nange ndaryigisha, maze kuryigisha ngiye mu rusengero Hamerina bararyigisha, mvuye mu rusengero Hamerina ngiye Turuku bararyigisha. Muvandimwe, iri jambo ry'Imana rishaka kugira ngo twibandeho muri uyu mwaka. Reka ntivuge ngo wowe ngo uryibandeho, ni ijambo ryanjye ngomba kwibandaho muri uyu mwaka, yuko ubuzima turimo nibutagaragaza Yesu, nubwo twaba twita abadivantisiti b'umunsi wa 7, nubwo twaba twita ngo turi abakristo, ariko ijambo ry'Imana ritari mu mitima yacu ngo rihindure abantu turi, tuzaba turi kwibesha. Niyo mpamvu naje kukubwira ngo uwo musozi uriho, umusozi navuga ngo umusozi wo kuvuga ngo reka nze gusenga kugira ngo babone ko nasenze, reka nze gusenga kugira ngo abantu
babone ko nanjye nkiri umudivansi w'umunsi wa karindwi, reka mbikore kugira ngo bambone. Niba wibwira yuko ari iyo nzira uzacamo kugira ngo ugere mu ijuru, ntabwo muvandimwe bizashoboka. Ngo umwanya umaze kuri uwo musozi urahagije. Nk'uko Abisirayeli batakambiye ubuzima bwabo, kuko Abisirayeli baborogeye ubuzima bwabo, reka uyu munsi nawe borogere ubuzima bwawe, kuko akaga urimo ni akaga gakomeye. Reka uririre ubuzima bwawe, reka turirire ubuzima bwacu bufite ishusho yo kwera ariko buhakana imbaraga zabo. Niko Pawulo yavuze ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Reka turirire ubuzima bwacu bavandimwe, dushakishe mu maso h'Imana, turire situation turimo, Imana idufashe, Imana iduhindure, kandi nk'uko Imana yavuze, saba uzahabwa. Imana igukunda izakumva kandi izagufasha. Nk'uko yafashe Abisirayeli ikabavana mu buretwa, ikabaha Mose kugira ngo abayobore bavane mu buretwa bageze hehe? Bageze i Kanani. Yesu nawe ni umuyobozi utuvana mu bubata bwa Satani akatuzana mu mudendezo wa Yesu Kristo. Muvandimwe, reka uyu munsi umenye yuko Imana ikubwira ngo uwo musozi umazeho igihe kirekire, ngo birahagije ko igihe umaze kuri uwo musozi ngo kirahagije. Ububata urimo muvandimwe ni bubi cyane. Hari ikintu nkunda kugarukaho, reka nanone nongere nkivuge. Hari benshi batagisinzira bitewe na telefone. Hari benshi ubwenge bwabo bwangiritse kubera ibyo bareba kuri telefone. Ntabwo ukivugana na famiye n'ababyeyi bawe, ntukibumvira bitewe n'ibyo inshuti zakubwiye, bitewe n'ibyo ubona kuri telefone, bitewe n'ibyo bakubuza. Ababyeyi usigaye ubasuzugura uko wishakiye, warahindanye bikabije. Ariko Bibiliya iravuga ngo Uwiteka Mana yanjye naragutakiye urankiza. Iyo ni Zaburi 33:3. Ngo Uwiteka Mana yanjye naragutakiye urankiza. Reka utakire, utakambire, uririre, uborogere ubuzima bwawe kugira ngo Imana iguhindure, igukize, ikuvane muri ubwo bubata. Reka ubwire umutima wawe uyu munsi ngo mpisemo guhinduka. Arwana n'umutima wawe ubwire ngo mpisemo guhinduka, mpisemo Yesu kumurutisha ibintu byose. Basore bavandimwe banjye, basore inshuti zanjye, reka duhitemo Yesu kumurutisha ibindi. Igihe kigiye kugera aho uzahabwa opportunities zitandukanye zigusaba kureka Yesu, ariko reka uhitemo Yesu mu maguru mashya, kuko igihe kizaza ahubwo uzahabwa ibindi bintu bitandukanye kugira ngo ureke Yesu. Abisirayeli Imana yarabakijije ibavana mu bubata, ariko abazi Bibiliya n'abayisomye tuzi yuko Abisirayeli mu gihe bavuye mu bubata bavuyemo bababaye. Ntibashakaga gukurikira Mose, bamukurikiye kubera nta yandi mahitamo bari bafite. Bamukurikiye kuko nta yandi mahitamo bari bafite, ariko bamukurikiye bababaye. Ntibagiye bishimye kuko bavuga ngo ese tugiye hehe? Ese uyu muntu tujyanye azi aho tugiye? Muvandimwe, birababaje kuva mu bintu umuntu akunda. Kuva mu byaha ntabwo byoroshye, kuko ibyaha biraryoha. Kureka inshuti mbi wari ufite, kuko inshuti n'ubundi ni abantu usabana nabo, kubareka ntibyoroshye. Abisirayeli nabo mu buretwa bari barimo, bari bari mu buretwa baraboroga kuko bashaka kugira ngo bave mu buretwa, ariko ntibashaka kuva muri Egiputa. Natwe ubwacu tuboroga ubuzima bwacu ngo Mana mpindura, ariko ntidushaka kureka habits, tudushaka kureka ibyo dukora, aho dushaka kugira ngo tuvaneho. Hari igihe umuntu agira, navuga ngo ni umutima nama umubwira ngo umuvane gukora ibintu bibi, ugashaka kugira ngo ucecekeshe uwo mutima nama ukubwira, ariko mu by'ukuri udashaka guhinduka. Abisirayeli nabo bashaka kugira ngo bave mu buretwa, ariko ntibashaka kugira ngo bave muri Egiputa. Niyo mpamvu igihe Mose yababwiye ngo tugende, bakomeje bamubwira ngo dusubireyo. Niyo mpamvu watuzanye, ngo kandi watuzanye kugira ngo dupfire muri ubu butayu. Benshi muri twebwe iyo tuvuye mu byaha
tuva mu byaha ku izina ariko ntitureka ingeso twari dufite. Ingeso ndavuga kugenda n'abo bantu wagendaga nabo, izo nzoga ntiwaziretse, ubwo busambanyi ntiwaburetse, uravuga ngo reka nkaho ngo reka niyambike iki kintu gihishira wa mutima nama wanjye umbwira ngo ukora nabi. Wamara kukigira ukagenda ukadamarira ukavuga ngo narakijijwe. Ariko muvandimwe, niba Yesu ataraguhinduriye ngo ibyo wakoraga, Yesu ufite ntabwo ashyitse muri wowe ngo washyirwa ku munzani usanga utagize ute, udashitse. Abisirayeli ngo nabo bagiye bivovotera Imana, bananije Mose umuyobozi wabo, bituma bigera naho bacumuje Mose, bituma atinjira i Kanani. Abo ni Abisirayeli. Hari aho muvandimwe bageze, aho bageze ku mupaka. Hari aho bageze ku mupaka bagiye kwinjira mu gihugu cy'isezerano, bahagaze iruhande rwa Yeriko. Imana irababwira ngo ngicyo igihugu nabasezeranije, cya gihugu wibuka nasezeranije sogokuruza wanyu Aburahamu, nasezeranije Isaka, nasezeranije Isirayeli. Icyo gihugu ngo ngikenda kibahaye. Ariko abantu ngo kubera inkuru z'abatasi 10, inkuru z'urucamugongo, ngo abantu bavuye muri cya gihugu bavuye kugitata, nyine bavuye kukireba, ngo abantu baravuze ngo ntitukijyamo, baranze banga kwinjira. Bageze ku mupaka w'igihugu cy'isezerano ariko banga kwinjira kubera amagambo bari babwiwe na ba bantu 10. Ikibabaje muvandimwe ni uko mu gitabo cyo Kubara igice cya 14 byageze naho bavuga ngo twishyirireho umugaba, twishyirireho umuyobozi, dusubire muri Egiputa. Muvandimwe, ibaze urugendo wagiye rwose. Muvandimwe, ibaze urugendo bariya abantu bagiye rwose. Yamanu bahawe, y'amazi banyuzemo, inyanja itukura, bya bibazo banyuzemo, za ntambara banyuzemo, ibindi byose bagiye banyuramo byose, bageze ku mupaka kugira ngo binjire, baravuga ngo reka twishyirireho umugaba, dusubire iyo twari turi. Iki kintu Imana itubwiye kirakomeye. Ijambo twavana hano hantu, ibintu Abisirayeli bakoze bigaragaza ubuzima bwacu. Ubu nibwo buzima bwawe nshuti, ubu nibwo buzima bwanjye, ubu nibwo buzima bwacu. Kigaragara ni uko dufite pasiporo 2. Mu bigaragara tureba Adiventiste b'umunsi wa 7 ku zina, ariko mu mitima yacu dushaka kwisubirira muri Egiputa. Imvugo yacu irabigaragaza, uko usubiza ababyeyi bawe birabigaragaza, uko usubiza umugabo wawe birabigaragaza, uko ufata umugore wawe birabigaragaza. Ubuzima bwawe buvuga ko ubuzi Yesu ariko ntabwo bwahindutse. Bavandimwe, kababwira ikintu cyoroshe, ubukristo hageze tubuhindura ikintu gikomeye, ubukristo hageze tubuhindura ikintu gihambaye. Ariko muri iri jambo rigufi nshaka kubwira ni isobanuro ry'ubukristo bwawe, nabo ngo ni umunzani uzagereraho ubukristo bwawe. Iri jambo niba ufite ikaramu waryandika, ariko ndibyo ryoroshye kugira ngo muryibuke. Ijambo riravuga ngo niba umugore wawe, niba umugabo wawe, niba abana bawe, niba inshuti zawe mubana buri munsi batagutangira ubuhamya yuko Kristo wamenye yaguhinduye, ubukristo bwawe ntabwo ufite. Kabisubiremo, niba umugore wawe, niba umugabo wawe, niba abana mubana, abana bawe, niba inshuti mugendana batagutangira ubuhamya bavuge ngo Yesu wamenye yaraguhinduye, Yesu wamenye hari ikintu yakoze muri wowe, bavuge ngo uriya muntu ni umukristo. Babandwe mwibuke yuko ngo abakristo si bo biyise abakristo, ngo bageze ahantu baba barebye imikorere yabo, barebye imigenderere yabo, barebye ukuntu bavuga, barebye ukuntu bakora ibintu bakora, baravuga ngo barana abaki, ngo ni abakristo. Kandi ijambo abakristo dukunda kurivuga nabi, ni abakristo.
kuvuga ngo abantu ba Kristo, bisobanuye ko ntabwo ari abakristo kuvuga ngo ni izina gusa babise, ahubwo ni abantu ba Kristo. Bisobanuye ko nta n'uvuga ngo ndi umukristo, umugore wawe n'umugabo batagutangira ubuhamya, abana bawe batagutangira ubuhamya, inshuti zawe ugendana na buri munsi batagutangira ubuhamya, ibyo byose ni ubusa. Kambyishyireho, ngewe Seti nababesha hano kuri Zoom, nabika ijambo ry'Imana akavuga ngo Seti yatwigishije uyu munsi, ni byiza, ni ukuri yavuze ijambo ry'Imana neza. Ariko niba papa, niba mama, niba bashiki banjye, niba murumuna wanjye, niba inshuti zanjye tugendana batavuga ngo Seti ni ukuri ibyo avuga, ibyo yabigishije uyu munsi arabikora mu buzima bwe, muzahebe Seti uwo muri kubona kuri iyo screen muri kundeba buno, muzahebe Seti azaba ari mu nzira igana hehe? Igana muri Gehonomu. Muvandimwe, ndakubwira uyu munsi, Yesu wamenye niba ataraguhinduye, ku rugero umugore wavuga ngo ni ukuri umugabo ibyo avuga, ibyo asoma muri Bibiliya abibamo, bwa burakari yagiraga bwararangiye, za nzoga yanywaga yaraziretse, bwa busambanyi yari arimo yaraburetse, abana akavuga ngo papa ni ukuri yarahindutse. Yesu yamenye hari ikintu yamuvanyemo, Yesu yamuvanye ahantu yamugejeje, abana ntibatabivuga. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga neza ngo abagore ngo mubane n'abagore banyu neza, niko ijambo rivuga. Nibwira abagabo ngo abagabo mubane n'abagore banyu neza, kugira ngo amashengesho atagira uti, ngo atagira iki, ngo atagira inkomyi. Uzasenga uvuge ngo Mana ndaje imbere yawe ndagushimiye, ngusabye kino kintu, Imana ntabwo izabyumva na gato, kuko umugore wawe azaba ari iki, azaba ari hano ari kuyakubita hasi avuga ngo ibyo uri kuvuga ntabyo ubamo, ibyo uri kuvuga ntabyo ukora, uravuga ngo nkunda Yesu ariko mu rugo ntabwo ugira ute, ntabwo mugaragaza. Uravuga ngo ukunda Yesu ariko mu byo ukora mu rugo, n'ukuntu ubana n'abana bawe, n'ukuntu ubavuga, n'ukuntu ubacyaha, n'ukuntu ubigisha, Yesu ntagaragara. Yesu agaragara kuri Zoom, Yesu agaragara mu rusengero, ariko Yesu agaragara he? Mu buzima bwawe. Kuko nari mvuze nsubiremo bavandimwe mu magambo make, nababesha Seti hano, navuga amagambo menshi, Bibiliya nayibuka mu mutwe nkayivuga, ariko Yesu abantu tubana, mama, papa, inshuti, barumuna banjye, abo bantu bose banzi Seti ndahagaze kuri Zoom, bazi Seti yabyutse, bazi Seti neza, batantangiye ubuhamya imbere y'Imana akavuga ngo Seti ibyo avuga abibamo, muzahebe Seti azaba ari mu nzira igana muri hehe? Muri Gehonomu. Muvandimwe, ijambo ry'Imana riratubwira ngo Uwiteka Imana yacu yatubwira i Horebu iti igihe mumaze kuri uwo musozi kirahagije. Imana irashaka kukubwira yuko umwanya umaze ku musozi w'i Horebu, umwanya munyihanganire, Imana ishaka kukubwira yuko umwanya umaze aho hantu uhagije. Uhagaze ku mwisho w'urugendo muvandimwe, ugeze i Yeriko, ugiye gusoza urugendo rwawe, ariko watinze kuri uwo musozi. Biragoye inshuti kugenda muri uru rugendo rurerure turimo tugana i Siyoni n'imitwaro myinshi twikoreye. Twikoreye ibyaha byinshi, twikoreye abantu mu mitima yacu, twikoreye abantu batubabaje, twikoreye ibintu byinshi bitandukanye mu mitima yacu, kandi kugira ngo urugendo tuzarushobore, tuzasohora amahoro, tugomba gusanga Yesu kugira ngo aturuhure ububata, atuhure imitwaro twikoreye muri iki gihe. Mu Kristo mu gatabo k'umugenzi nawe yari ameze nk'uko umeze muri iki gihe, yari afite umutwaro umuremereye, ariko ikintu cyamukijije nawe cyagukiza uyu munsi, ni uko umuvandimwe wagana ku musaraba ugasanga Yesu. Umutwaro ufite waba ari bya bintu twavuze byose, umutwaro ufite waba ari abantu ufite mu mutima, umutwaro ufite waba ari ibyaha ukora rwihishwa, ibyo byose uyu munsi ubizane ku musaraba,
Yesu araza kugufasha kugira ngo akubature. Ngo umukristo ageze ku musaraba, ngo yumva umutwaro yari ahetse ku mugongo umuva ku mugongo, yumva umutwaro umuva ku mugongo. Reka muvandimwe nawe aka kanya Imana igufashe ikuruhure uwo mutwaro ukuremeye umaranye igihe kirekire. Yesu aravuga ngo mu gitabo cya Matayo igice cya 11 umurongo 28, Matayo 11:28, ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Muvandimwe, muri abo barushe, muri abo baremerewe nawe urimo. Muri abo barushe, muri abo baremerewe nanjye ndimo. Reka wizere Yesu yuko araza kugufasha muri uyu munsi kugira ngo akuruhure uwo mutwaro umaranye igihe kirekire. Muvandimwe, uyu mwaka twatangiye nk'uko twabivuze mu byinshi bitandukanye, ni umwaka w'amahirwe mashya. Ndagusaba ngo aya mahirwe ntuyapfushe ubusa. Uyu munsi naje kukubwira yuko igihe cyatambutse. Reka nsome ayo magambo. Amagambo aboneka mu gitabo cya, maze kunyihanganira, na magambo njemo buno, amagambo aboneka mu gitabo cya Petero, avuga yuko igihe cyari gihagije cyo gukora ibyo bintu byose. Igihe ngo cyari gihagije cyo gukora ibyo bintu byose. Igitabo cya Petero, igitabo cya mbere cya Petero, igitabo cya Petero cya mbere igice cya 4 umurongo wa 3, kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z'isoni nke, n'izo kurarikira no kunywa inzoga nyinshi, no kugira ibiganiro bibi, no gusinda, n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo. Kasubiramo. Kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z'isoni nke, n'izo kurarikira no kunywa inzoga nyinshi, no kugira ibiganiro bibi, no gusinda, n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo. Ayo niyo magambo muvandimwe tugiye kurangirizaho, avuga ngo igihe cyari gihagije cyo gukora ibyo bintu byose twavuze, cyo gukora ibintu by'isoni nke, ibintu bitandukanye bibi, kunywa inzoga, ubusambanyi, uburyarya n'ibindi. Wari ufite igihe cyo kubikora, ariko uyu munsi, uyu mwaka, Imana irakubwira ngo ntukinishe ubuntu bw'Imana, ntukinishe ubuntu bwayo. Irakubwira ngo reka iguhe ubuzima bushya, ikuvane muri ubwo bubata umazemo igihe kirekire. Hariya hantu twasomye hari amagambo akomeye. Kamasome Gutegeka kwa 2 igice cya mbere, twumve ikintu cyabaye nyuma y'uko Imana yabyereye amagambo. Uwiteka Imana yacu tubwiriye i Horebu iti, igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Nimuhindukire, muhaguruke, mujye mu gihugu cy'imisozi y'Abamori n'ahandi hantu hose haheranye nacyo, mujye muri Araba, no mu gihugu cy'imisozi, no mu gihugu cy'ikibaya cy'Inegebu, no mu kibaya cy'inyanja nini, no mu gihugu cy'Abanyakanani, no mu misozi y'i Lebanoni, mugeze ku ruzi runini Efurata. Imana imaze kubabwira aya magambo ko bamaze igihe kirekire ku musozi w'i Horebu, yarababwiye ngo muhindukire. Muvandimwe, mu yandi magambo, icyo Imana ikubwira uyu munsi, hindukira wihane. Nimuhindukire. Imana itubwira uyu munsi ngo duhindukire twihane,
dufate inzira nshya, dufate imyanzuro mishya, ngo hindukira wihane ugendere mu nzira igana i Siyoni, ugendere mu nzira igana mu ijuru. Witindiganya, garuka kwa Yesu niho uzabonera ubugingo. Yesu uyu munsi arakubwira ngo hindukira ufate inzira igana i Siyoni, hindukira uve mu bintu wakoraga ugaruke kuri Yesu aguha icyerekezo gishya. Nsoza reka dusome twese hamwe rya jambo ryo Gutegeka kwa kabiri. Narisomye inshuro nyinshi cyane, ariko ni byiza ko umuntu arisubiramo kugira ngo muryibuke. Ariko twishire hariya hantu, twishire mu cyimbo cy'Abisirayeli, tuvuge ngo Uwiteka Imana yacu yatubwiye uyu munsi, itubwirira kuri Zoom iti igihe tumaze kuri uyu musozi kirahagije, igihe tumaze kuri uyu musozi kirahagije. Nuko rero mureke duhindukire, duhaguruke, dufate inzira ijya hehe? Ijya i Siyoni. Mureke dusenge. Mwami Mana yacu, tugushimiye kubw'ijambo ryawe, reka udufashe kugira ngo turikurikize. Mana, twatsinzwe, ijambo ryawe rirahambaye. Turagusabye Mana ngo nk'uko wavanye Abisirayeli mu bubata, reka ariko utuvana uyu munsi mu bubata butandukanye. Reka udufashe kugira ngo dukurikire, dufate umwanzuro mushya muri uyu mwaka mushya waduhaye, dufate umwanzuro wo gukurikira, tuve mu bintu, tuve mu byaha, duhinduke tugukurikire. Data, nitubona iri jambo twumvishije hari impinduka zimwe muri twe, tuzabigushimire. Reka ubushake bwawe bwo buba, uha umugisha buri muntu wese waryumvishije, uha umugisha buri muntu wese uzarikurikiza. Reka ububasha bwawe, reka Mana umwuka wawe wera ari we azadufashe kugira ngo tuzarikurikize. Reka ubane natwe, uduhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.